yitwa Butera Knowless, akaba ari we muhanzikazi wubatse ibigwi bihambaye mu bahanzikazi b'Abanyarwanda b'indirimbo zigezweho. Uyu muhanzikazi cyangwa se iki cyamamare cyo muri East Africa yose, nifuje kubasangiza urugendo rwacyo muri muzika, ndetse ibintu byose cyangwa se buri kimwe cyose cyerekeye kuri Butera Knowless utari uzi urakimenyera hano. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo notification zijye zikugeraho mu gihe dupostinze izindi videos nyinshi. Uyu Butera Knowless yakuranye impano yo kuririmba ndetse akaba yaranabikunda cyane. Amazina ye nyakuri ni Ingabire Butera Jeanne d'Arc. Yavutse ku itariki ya mbere Gicurasi 1990, avukira mu karere ka Ruhango, ni mu ntara y'Amajyepfo. Ise yitwa Butera Jean Marie Vianney, nyina yitwa Uyambaje Marie Claire. Ise yapfuye Knowless akiri muto cyane, ari naho yatangiye kwitabwaho na nyina gusa kugeza akuze. Uyu Butera Knowless yabyirutse afite impano yo kuririmba kandi anabikunda cyane. Amashuri ye abanza yayize muri Escaf Primary School, akaba ari ikigo cy'abadive giherereye mu karere ka Nyarugenge muri Kigali. Ayisumbuye yayakomereje muri Aparo de Ruhango, akaba nacyo ari ikigo cy'abadive giherereye muri Ruhango, kikaba cyigisha ibintu bijyanye na TVET. Ariko ahangaha Knowless yaje kuhava akomereza ahitwa Apase Kigali. Icyo nacyo cyari ikigo cy'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Muri ibi bigo by'amashuri yisumbuye byose yabinyuzemo yiga icyo bita ikoranabuhanga rya mudasobwa, abivanga n'icungamutungo, akaba ari byo bita Computer Science and Management. Nubwo Butera Knowless kandi yari umuhanzi, ntago yigeze arekera kwiga cyangwa se gukomeza amashuri ye. Uyu afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakuye muri kaminuza ya ELK, aha yizeyo ibaruramari. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'icyo bita Business Administration, yakuye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'amakuru avuga yuko Knowless ari gushakisha impamyabumenyi y'ikirenga PhD, nubwo kaminuza ari kubikurikiraniramo itari yamenyekana. Knowless Butera urugendo rwe rwo kuririmba cyangwa se ubuhanzi yarutangiriye muri secondaire nk'ibisanzwe ku bahanzi bose cyangwa se abanyempano bose. Gusa Butera Knowless yamenyekanye cyane nk'umuhanzi mu mwaka wa 2010. Aha nibwo yasohoraga indirimbo yise Nyumva, ndetse agenda asohora n'izindi nyinshi zitandukanye zanatumye akundwa cyane muri muzika nyarwanda. Kubera uburyo yakoraga cyane ndetse agakora amahiti menshi ari n'umukobwa, Butera Knowless yasinye muri Kina Music, inzu y'umugabo bita Ishimwe Clement, akaba ari nawe utunganya umuziki wo muri iyo nzu muri Kina Music, ni producer Ishimwe Clement. Ku bijyanye n'urukundo cyangwa se umubano wihariye, Knowless avugwaho kuba yarakundanye n'umusore witwa Safi Madiba. Uyu akaba ari umusore waririmbaga mu itsinda rya Urban Boys. Gusa icyo naguhamiriza cyo 100% ni uko Butera Knowless ubu ari umudamu w'umugabo bita Ishimwe Clement, bashakanye mu 2016,
bakaba bafitanye abana babiri. Knowless ubu nawe dushatse twavuga ko ari boss lady wa Kina Music kubera ko yashakanye na Clement, of course banavanze umutungo. Iyi Kina Music rero iholdinze abahanzi benshi harimo Nelly Ngabo, Platini, Igor Mabano, Zuba Ray ndetse n'abandi. Mu mpera rero z'umwaka wa 2024 abahanzi babarizwa muri Kina Music nibwo bagiye guhura na Perezida Paul Kagame, binavugwa ko yanabagabiye cyane. Kuri Knowless we twarabibonye yarabagabiye, hari n'amafoto menshi abyerekana, ndetse na Knowless agaragaza imbamutima ze kuri Paul Kagame. Iyi ni post yo ku itariki 7 z'ukwa karindwi. Ku ifoto Knowless n'umugabo we Clement bari mu rwuri, ndetse bigaragara yuko baragiye inka. Iyi ni ifoto yaherekejwe n'imbamutima z'umuhanzikazi Butera Knowless, aho yagiraga ati twizihije uyu munsi turi kumwe na Rugira abantu na Rudahinyuka, twagabiwe n'umubyeyi wacu Rudasumbwa Paul Kagame. Umutima wanjye wuzuye amarira y'ibyishimo, uwatureze turi utwana duto tudafite icyerekezo, akaducira inzira akadukuza tukavamo abantu bazima, ndetse natwe tukagira abadukomokaho. Ntiyigeze arekera n'ubu aracyadusindagiza ngo tudatsikira. Paul Kagame, we are eternally grateful, Your Excellence. Happy wedding anniversary baby. Clement Ishimwe, love you always. Aya ni amagambo ya Butera Knowless. Mu rugendo rwe rw'umuziki Knowless Butera yagiye akora album nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo yise Komera yayikoze 2011, iyo yise Uwo Ndiwe yayikoze 2013, Queens yayikoze 2016 na Inzora yayikoze 2018. Knowless yagiye atsindira ibihembo bigiye bitandukanye, nko mu mwaka wa 2010 yatsindiye igihembo cya Best New Artist muri Salax Awards. 2013 yegukanye igihembo cya Best Female Artist nanone muri Salax Awards. 2015 yabaye umugore wa mbere wegukanye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Iryo rushanwa ryari ribaye ku nshuro ya 5. 2015 kandi yahawe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu Rwanda, Rwanda Artist of the Year, muri Bingwa Music Awards yabereye muri Kenya. 2019 kandi yari umwe mu bahanzi batoranyijwe muri All Africa Music Awards Afrima. 2021 yegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza w'ukwezi k'Ukwakira, Best Female Artist of the Month, ni muri Zikomo Africa Awards. Tutagiye dushyiraho nk'ibihembo byagiye bitangwa na Isango, byagiye bitangwa na The Choice, n'ibindi bihembo bigiye biciriritse hano mu Rwanda. Butera Knowless kandi usibye kuba ari umuhanzikazi, afite indi mishinga igiye itandukanye imwinjiriza amafaranga, harimo nka brand y'imyenda y'abagore afite, ndetse n'inzu y'imitako cyangwa se ubugeni. Wowe wari unkurikiye ndagushimiye,
Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, ufungure inzogera, like, share na comment birakenewe. Mugire amahoro y'Imana.